Yes, rero muri uyu mwanya rero ni nkaho aricyo twakwita American Party mu bijyanye no guhomba cyangwa se igihombo Elon Musk yahuye nacyo mu bijyanye n'uruganda rwiwe rwa Tesla hariya muri Amerika, aribyo bakomeje kugenda batangaza, nyine bakomeza kugenda banatangaza amafaranga yahombye n'ayo yatakaje. Ariko reka byinshi cyane tubanze tubigarukeho tunareba uburyo yagiye atakaramo. Gusa icyo ndibuzo gusaba nyine ni ugukanda subscribe, ahandi noneho tugakomeza byinshi cyane tukareba tukanasobanukirwa nyine ibyo ari byo. Mu mwanya ushize nibwo Rocky Entertainment yarakoze icyegeranyo kijyanye n'uburyo uyu Elon Musk yatakaje cyangwa se yahombye miliyari 79 z'amadolari y'amanyamerika mu bijyanye nyine n'uruganda rwa Tesla. Ariko aka kanya duhawe amakuru n'ikinyamakuru cyacu Inyarwanda hano mu gihugu cy'u Rwanda kitubwira ko nyine umuyobozi wa Tesla Elon Musk yahombye agera kuri miliyari 15 z'amadolari y'amanyamerika z'agaciro k'umutungo we bwite mu gihe gito, nyuma y'uko imigabane ya Tesla igabanutse ku rugero rwa 7% ku isoko ry'imari n'imigabane. Ibyo byose rero turagenda tubihuza n'icyegeranyo Rocky yari amaze gukora. Rocky Entertainment yaramaze kugikora mu kandi kanya, cyane cyane ko noneho nanakwibutsa ko kiri kuri Rocky Entertainment, ngusabe no gukanda subscribe noneho tubyinjiremo neza tumenye ibyo ari byo, dusobanukirwe byinshi cyane kuri uyu mukire wa mbere hano ku isi Elon Musk. Ibi bibaye nyuma y'uko mu mpera z'icyumweru gishize Musk yatangaje ishyaka rishya rya politike yise America Party. Bikaba byarafashwe nk'indi ntambwe mu ntambara ya politike ahanganyemo na Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyigikiye mu matora ya 2024 agatanga arenga miliyoni 277 z'amadolari mbese yatanze nyine nk'inkunga mu bijyanye no kuzamura ndetse no kwamamaza Donald Trump kugira ngo atorwe. Ibi byagize ingaruka zikomeye ku isoko kuri uyu wa mbere, aho imigabane ya Tesla yagabanutseho amafaranga agera amadolari miliyoni 21 ku mugabane umwe. Ibyatumye umutungo wa Elon Musk nk'uko byemezwa na Bloomberg Billionaires Index ugabanukaho miliyari 15. Iyi Bloomberg Billionaires Index nibijyanye n'abatunganya ndetse n'abashyiraho nyine umubare nyawo w'umukire wa mbere ku isi, cyangwa se abakora intonde z'abakire ba mbere ku isi. Nubwo akiyoboye urutonde rw'abakire ku isi, mbese nyine akiyoboye akinabayoboye, ibyo byose nyine akomeza kugenda bihuza nyine n'uburyo bimeze n'uburyo byifashe, aribyo Rocky yari amaze kugarukaho nyine akomeza kugenda babwira uburyo ibi ngibi byari bimeze, akomeza kugenda nyine avuga uburyo uyu Elon Musk amaze gutakaza miliyoni 79. Ariko ayo makuru nyine nk'uko nabikubwiye tuyahawe nonaha ku Inyarwanda nyine tunabagezaho uburyo nyine agiye agaburwamo, mbese nyine ibice agabuwemo, kugira ngo noneho tuze kubihuza neza, tubihuze tumenye nyine yaba icyo mwari mumaze kumva Rocky yari amaze kubagezaho, yaba icyo turi kubagezaho kano kanya, byose tuze kubihuza noneho bihure na miliyari 79, tumenye nyine ibyo ari byo. Iyi ni impinduka yageze ku isoko mu gihe cyari gisanzwe kigoye, aho isoko ry'imari muri Amerika ryahungabanyijwe n'ibihuha by'izamuka ry'imisoro ku bucuruzi ndetse no ku bicuruzi byinjira no ku bicuruzwa byinjira mu gihugu. Ibi byarushijeho gutera igihombo gikomeye ku bashoramari ba Tesla, dore imigabane yayo yagabanutseho 31% kuva Trump kuva nyine igihe Trump yajyaga ku butegetsi muri Mutarama umwaka w'ibihumbi 2025, mu gihe S&P 500 yo yazamutseho 4%. Ibyo byose rero bakomeza kugenda babihuza nyine n'igihombo uyu Elon Musk nyine yagize, mbese bakomeza kugenda babihuza nyine n'uburyo Elon Musk we akomeza kugenda avuga ko ahuye n'igihombo. Ariko nyine ibyo byose bagiye bakomeza kugenda babigarukaho nyine bakomeza kugenda bavuga ati nubwo iki gihombo cyaje, cyangwa se nubwo Elon Musk avuga ko
yahombye biciye muri izi nzira ngo gutya na gutya. Ibi byose nyine hari ikibiteye, hari ikibyihishe inyuma, mbese nyine hari icyaje noneho kibibumbatiye, mbese hari icyaje kibivugwaho cyane. Byongeye kandi Tesla yagiye itangaza impinduka zikomeye mu kugabanya imodoka isohora ku isoko, ari nabyo byagize ingaruka ku rwego rwayo rw'ubucuruzi. Imibare y'igihembwe cya kabiri cya 2025 yerekanye ko iyi sosiyete yaciye agahigo ku bucuruzi bubi itari ifite kuva mu mwaka w'2022. Abashoramari baranenga politike ya Musk, mbese nyine barakomeza kugenda banenga cyane politike ya Musk. Abasesenguzi mu by'imari barimo Dan Ives wa Wedbush Securities usanzwe ashyigikira Tesla yanditse agira ati kwinjira kwa Elon Musk muri politike mu buryo bugaragara si ibintu abashoramari ba Tesla bari bakeneye cyangwa se bari bishimiye. Ibi binyuranye n'icyerekezo cyifuzwa n'abanyamigabane, mbese nyine basanze binyuranye n'icyerekezo nyine cyifuzwa n'abashoramo ndetse n'abanyamigabane bose. Abandi basesenguzi nka J.D. Dorsheimire na Mark Schuster bo muri William Blair nabo bagaragaje ko abashoramari barambiwe ukwivanga kwa Musk mu bibazo bya politike, aho bagira bati abashoramari bifuza ko izo mbaraga yazishyira mu gushinga no gutangiza robotaxis aho kuzijyana mu bya politike, mbese nyine bakomeza kugenda bavuga ati ntitwishimiye uburyo wagiye kwishora muri politike, ntitwishimiye uburyo uyu munsi ubaye muri politike. Bakomeza kugenda bamubwira nyine ibyiza byakorwa kugira ngo abe yava muri politike, ibyiza byakorwa nyine kugira ngo ibyo byose abe yabivamo, noneho ave muri politike, noneho ibyo byose atangize imishinga mishya, ashinge nyine ashinge business nshya mu gushyiraho ndetse no kwagura ibikorwa byiwe akora uyu munsi. Ikigo William Blair nacyo cyagabanyije igipimo cyageneraga imigabane ya Tesla kivuga ko ibibazo by'amategeko n'imyanzuro ya politike nshya ya Perezida Trump bishobora gukuraho inyunganizi leta yatangaga ku bagura imodoka z'amashanyarazi, bigateza igihombo kuri Tesla. Imyumvire rusange kuri Musk ikomeje guhinduka, mbese nyine ikomeje kujya hasi. Ubushakashatsi bwa vuba bwakozwe na Silver Bahatine bwagaragaje ko igipimo cy'abanyamerika bafite ibitekerezo bibi kuri Elon Musk cyazamutse kikagera kuri 55% kivuye kuri 45% mu mpera za 2024. Iyi mibare yavuye mu mashyaka atandukanye bigaragaza ko Musk nyine bigaragaza ko Musk atagitinywa nka mbere nyine, mbese nyine batakimutinya nk'ubusanzwe, mbese nyine atanacyubashywe nko mu gihe cyari gishize. Philip Berry, umuhanga mu bya politiki akaba n'umuyobozi wa Tower Key Group, yavuze ko nubwo ari umwe mu bashoramari ba Tesla, yumva ko kuba Elon Musk yakwivana burundu muri Tesla bishobora kuzana umwuka mushya nyine, mbese nyine bishobora gutuma habaho umwuka mushya. Ibyo byose nyine ni byagiye bivugwa, bakomeza kugenda bagaragaza bavuga ko nyine Elon Musk nubwo ibingibi birimo, nubwo nyine ibingibi abikoramo ngo batabyishimiye, mbese nyine byakomeje kugenda bigaragaza n'imbaraga ziwe mu bijyanye n'uburyo nyine uruganda rwe rukora ndetse n'uburyo ibyiwe bikora. Aho yagize ati uretse kuba atari ari gukora ibyo abashoramari bifuza, kuba Elon Musk yavamo byakuraho impungenge z'umuyobozi umwe ugira ijambo rikomeye cyane. Tesla ifite itsinda rikomeye ry'abantu bafite ubushobozi bwo gukomeza kuyobora kompanyi, mbese kompanyi yo guhanga nyine udushya, mbese no gushyiraho udushya dushyashya, kubera ko nyine ubwo bushobozi burahari kuri uru ruganda rwa Tesla ndetse n'abarugize. Ibyo byose rero bakomeje kugenda babigarukaho, nyine akomeza kugenda avuga uburyo ibyo ngibyo
agiye kubikora nyine kugira ngo noneho arebe nimba koko undi mwaka uyu muri term election cyangwa se term vote ibi ngibi bizaba bisa nkaho nyine byashize. Ni amatora ajya aba muri Amerika nyine mu bijyanye no gushyiraho ndetse no mu bijyanye gukwirakwiza ibijyanye n'amatora nyine. Mbese ibi byose bakomeza kugenda babihuza bavuga ati nibyo kabisa.